Allo? Komera cyane. Nakuboneye umuntu kuri cya kibanza cyawe kiri Kanzenze. Oya, we nugira ikibazo, ibyangombwa byose ndabifite. None ndagira ngo umene nimero zaziranga muntu kandi ntutinde. Nimero yanjye ndangamuntu. Rimwe 995. None se kuzivuze abandi bumva nawe ugiye kuzinyoherereza. Mfasha ugende umure gupize ordonnance ndashaka byihutirwa. Iri zina se ko mbona atari ubwa mbere ndibonye. Kumbwe ntabwo umuzi hano. Uziko yari inshuro ya gatatu aje kwivuza muri uku kwezi kanseri yaragiye iramuzahaza. Namwe kweri ntimuzi ko kuganira ku makuru y'abarwayi biba bitemewe. Narinje kureba ngo ndebe ko nta cyahindutse kuri wa mwanzuro mwari mwamfatiye. Kalisa rero dosiye yawe bigaragara ko nta kirahinduka. Inama nakugira rero niyi nuko ubutano ujya gufata inguzanyo wazajya ubanza ugakora inyigo yawe neza. Wahora n'iki kiyo mbimenya rwose inzu yanjye baba batayishyize muri cyamunara. Bakwihangana. Bitese Sogo ibintu byabaye kuri Kalisa. Bana business zarahombye. Ngira nta kintu asigaranye kabisa, yarane no kwishyura ideni rya bank. Ubu yanzu yakibaga batwashyize mu cyamunara. Kimwe nk'aba bantu bonye ushobora kuba ukora aya makosa cyangwa ndutabizi. N'inshingano za buri wese kurinda amakuru ye ku bigo bya leta cyangwa ibyigenga. Ni ngombwa kurinda amakuru bwite y'ababagana kuko bisabwa n'itegeko ryerekeye kurinda amakuru bwite n'imibereho bwite. Rinda amakuru yawe maze uteka.